Burasirazuba, Burengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse no mu mpande z'igihugu cyangwa se mu mpande zose z'isi. Turabasuhuje, muraho neza. Dushimishijwe no kuba duhuriye kuri televiziyo yacu Twige Kudoda. Mu kudoda turabaranditse cyane ngo muze mujye mukurikirana bino biganiro kuko tuzajya tuganira ku bintu byinshi cyane bijyanye n'ubudozi. Kubera yuko abantu bakeneye gusirimuka bakagaragara neza bagasa neza, harimo n'abantu b'abasirimu benshi cyangwa se abantu bakeneye kurimba bakagaragara neza, baba bafite ibikoresho mu rugo ariko bakaba badashobora kuba babyifashisha kubera ubumenyi bukeya, cyane nk'abafite amapasi y'imiriro baba bakeneye gutera amashati yabo, amapantaro n'ibiki byose, nabo tuzabagiramo uruhare kugira ngo bazabashe kumenya gukoresha igikoresho bita ipasi. Ikindi turakeneye abantu batandukanye kugira ngo babashe gukurikirana bino biganiro, bajye babasha kumenya ngo ese bakora iki nyuma y'ejo. Harimo abacikirije amashuri, harimo kubera coronavirus yivanze mu bintu ituma abantu akazi bari bafite bamwe bakirukanwaho, harimo abari bagiye kubazwa ibizamini igihe kirabaratana kandi bumva ko bari bakeneye kuba batera imbere mu bijyanye n'agafaranga, kandi agafaranga kaba gakenewe na buri wese. Niyo mpamvu tubazanye hano kuri televiziyo yacu Twige Kudoda kugira ngo tubashe kuhigira byinshi, umuntu azabashe kubona agafaranga. Nanjye babwira gutyo rwose agafaranga nagakozeho ni gaturutse mu budozi. Uko mubona hano ndoda imyenda itandukanye, kuva ku myenda y'abagabo kugera ku y'abagore, ku y'abana. Rwose agafaranga nanjye rwose njya gakoraho, uretse ko na n'ubu mba nikomeje kugira ngo mbashe kukagwiza. Ni nayo mpamvu mvuga ni namwe rwose muhawe ikaze kugira ngo ntimukabure amafaranga yo kubarengera mu rugo iwanyu cyangwa mu mifuka yanyu. None rero turabasabye kugira ngo niba mukunze iki kiganiro cyangwa niba tuzakomeza kujyanirana, mudufashe gukora subscribe. Turabashimiye. Noneho twinjiye mu buryo twakora kugira ngo twige ibintu bijyanye n'ubudozi. Dufite ibikoresho bitandukanye dushobora kwifashisha mu bijyanye n'ubudozi. Hari ibyiciro ibintu bitandukanye. Mbere na mbere dukeneyemo ibintu bine: dukeneye imashini, dukeneye metero, dukeneye isizo ndetse tugakenera n'ingwa. Kubw'ibyo rero ndaza kubereka bimwe mu bigize mu bikoresho by'ingenzi twakwifashisha nk'uko nari mbivuze. Urugero, turaza hano tuhafate iyi metero ikoreshwa muri santimetero cyangwa se muri inch. Hano ikoreshwa mu buryo bw'Abafaransa, nibo bagennye buno buryo. Ubu buryo bwa hano bwa inch bwagenwe n'Amerika. Kubw'ibyo rero iki gikoresho cya metero tuzakigarukaho nubwo tukivuzemo mu ncamake. Tugiye kugenda dukomeza ku bintu bikenerwa mu budozi kugira ngo igihe tuzabasha kujya tuganira tujye tumenya ngo igikoresho turakenera ni ikihe. Kubw'ibyo rero ikintu dukeneye kindi ahangaha tuhafite indodo, nazo ziza mu mwanya ukenerwa. Indodo akamaro kazo, tugira amatisi atandukanye yo mu myenda. Muri hangana nagiye nshaka sample cyangwa se ingero z'ibitambaro kugira ngo tubashe kubona amakureri yazo. Kubw'ibyo dukeneye kugira ngo ibyo byose tubisuzume, turebe uko tugomba kubigenza kugira ngo tubashe kugeza kure ibikoresho byacu by'ubudozi. Nagerageje gushaka sample zitandukanye. Urugero, iyi ni tise, iyi nayo ni tise, n'iyi n'indi n'andi mabara y'ibikwembe agiye atandukanye. Niyo mpamvu hano tuza tukifashisha indodo zitandukanye. Kubw'ibyo rero turasaba kugira ngo mukurikirane neza ku
buryo igihe tuzajya tugera ku isomo muzajya murizirikana kandi mukarimenya uko twabigenje. Ubwo turaza tukareba ikaramu nayo iza gukenerwa, hakaza no gukenerwa ikayi. Tuzajya tubimenya ukuntu tuzajya dupima abantu ndetse n'ibindi bitandukanye. Tukareba umuntu, tukandika amatariki, nimero ze za telefone, hanyuma n'igihe hazaza gufatira ikintu tugiye kumukorera. Birashoboka kuba ari ijipo, iribaya cyangwa se ikanzu ndetse n'ikoti cyangwa ipataro, ukamwandika ibintu nk'ibyo. Ako nako kamaro k'ikayi tuba dukeneye n'ikaramu. Tukaza noneho tukareba hano tuhafite iki ni igikoresho bita isizo. Isizo ifasha umuntu kuba yakora umwenda ukaza uko yawugennye, kubera yuko umwenda urambuye wose, ariko isizo iza kugira gukata yaba ubudodo cyangwa umwenda. Agaciro k'isizo nako ngako kadufasha nako mu budozi. Ikindi gikoresho gikenerwa, haza gukenerwa iyi bayita pipoline. Aka kadufasha mu gukuramo imifuka mu myenda y'abagabo, ku buryo cyangwa se tugiye kudubura undi mwenda uwo ari wo wose. Ibyo mvuze kudubura tuzagenda tubimenya buhoro buhoro. Turakomeza tureba ibindi bikoresho bikurikira. Turaza tubone nubwo twavuze ku ndodo, ariko habamo indodo ntoya ndetse n'inini. Ubwo indodo zigira n'inini zazo, ni byiza cyane. Noneho tukagaruka tukaza kureba iki ni icyo bita ingwa, mu cyongereza bita chalk. Ubwo rero iyi chalk idufasha gushushanya ku mwenda nk'uko tuzabibona mu gihe kizagenda kiza. Ako niko kamaro k'ichalk. Turagaruka turebe harimo amavuta ku mashini aba akenewe kugira ngo imashini ibashe gukora neza. Ubwo turi kwibaza mu budozi ese ibikoresho bikenerwa ni ibihe? Ubwo tubigize ku mavuta. Amavuta tuyavuyeho, tukaza tukareba ibindi bintu bikenerwa mu myenda. Mu myenda dukeneramo verizerine. Ni ukuvuga ngo ibi byose byitwa verizerine. Ni 1, 2, 3. Ubu zitandukanye mu mikorere. Iyi ikoreshwa ku bintu bijyanye na koronero cyangwa se korodero. Izi nizo zifashishwa, zirakenerwa. Noneho iyi nayo yifashishwa, ni verizerine moyenne, nayo yifashishwa mu bijyanye no komeka ku makoti ahanini, usibye ko bamwe bajya banayikoresha no mu handi hantu hatandukanye nta kibazo. Iyi nayo tuyikoresha mu bijyanye n'amapataro, mu komeka ibyo bita amapasipore. Tuzagenda tuyiga buhoro buhoro mu ishuri kuri televiziyo yacu twige kudoda. Turi kubigera kure. Ubwo turacyakeneye ibindi bikoresho uko tuzagenda tumenya byinshi. Iyi bayita doublure, itandukanye na pipoline. Iyi ikoreshwa mu kudubura cyane amakoti, ariko no mu majipo cyangwa ingutiya kera niko bazitaga, nazo zijya zidukuramo. Niko kamaro ka doublure. Tukagaruka tukareba ya verizerine ikomeye, tuyikoresha muri za modeli zitandukanye, ariko ubu iyi ni koronero yakoze ibi bintu twifashishije ya verizerine ikomeye. Niko urugero twakoresheje. Turacyakomeje tureba, nubwo turi kuvuga byinshi, ariko ni bimwe mu bigize ubudozi. Tugakomeza tukaza kureba izi zitwa imashini zifashishwa mu bijyanye no kudoda amapataro cyangwa amaribaya, cyangwa bitewe na modeli runaka ushaka gukoresha. Ubwo twaje kugaragaza ko hano hari icyo bita tisikora. Ikoreshwa mu makoti, mu komeka amakoti. Ubwo
ni ibikoresho nabyo bijyanye n'ubudozi. Tukagaruka muno tuza gukeneramo icyo bita inzembe. Inzembe zidufasha mu guhambura cyangwa se mu guca intoboro no gukora utundi tuntu. Ubwo ku ishuri ryacu cyangwa se kuri Twige Kudoda TV hazajya hacaho ibiganiro bijyanye n'ubudozi inshuro nyinshi. Ntimugire ngo ndi kwihuta ahubwo cyangwa se ngo ndi kugira gute, abo byose tuzabishyira ku murongo uko tuzagendana rwose muzungukirwa. Twaje kubona hano hariho amabesi. Amabesi aba ari amabara atandukanye, ari nk'uko indodo twazibonye tukabona imashini, n'amabesi ajyana n'umwenda tugiye kudoda. Hakaza kubonekamo n'amabesi manini. Aya mabesi ategwa ku makoti, aya nayo arakenerwa. Turi kubabwira ibijyanye n'ubudozi. Tukaza tukabereka pasaderi. Pasaderi nk'uko twaberetse verizerine. Iyo umaze komeka verizerine, umaze kuyomeka kuri pasipuwari nk'uko nabibabwiye ko tuzajya tubisobanura neza, ubundi umuntu ahita akurikizaho pasaderi, ibintu bigakomeza kugenda neza. Nuko pasaderi yihavuye duhita dufata ipasi. Iyi pasi ni iy'agaciro cyane kuko ufite umuriro w'amashanyarazi cyangwa utawufite, iyi tuzabereka ukuntu bayicana bakoresheje amakara n'ikibiriti, hanyuma bakabasha gutera abantu imyenda, noneho akaba asimbutse mu buryo bwiza. Ubw'ibyo rero twaje kubabwira ibintu byinshi bitandukanye, ariko tubabwira ngo tuzabagererana kure nk'uko televiziyo yacu iba igomba gukora neza kandi ku murongo. Ni ukuvuga ngo tuzajya tubagirira abatumirwa baze babaganirize, babereke ukuntu ubudozi bwagiye bubazamura, ndetse dutumire n'abantu bagiye bambaye neza bakaba bashimira abadozi rw'isi, kuko imyenda mwambaye, imyenda ahantu hariho hose mujya mwambaye, abadozi babigizemo uruhare. Niyo mpamvu bashishikariza ngo ababishaka mwese muyoboke Twige Kudoda TV, izabafasha. Twaje kugaruka ku bintu bitandukanye. Ikayi twabonye akamaro kayo ni ikaramu. Twaje kureba ko hakenerwa isizo. Twaje kureba ko hakenerwa peporine ivamo imifuka. Twaje kubona ko hakenerwa ingwa idufasha mu gushushanya. Twaje kubona ko haboneka indodo zidufasha mu kudoda, ndetse tubona ko hari n'indodo nini zazo, ndetse twagarutse tureba dusanga amavuta nayo arakenerwa. Twaje kureba dusanga amatisi atandukanye nayo, uretse ko twashatse sampo nazo ziraboneka. Kubw'ibyo tuza kugaruka kuri verizerine. Izi verizerine twababwiye amoko yazo, ibindi tuzatubikora tunazombeke muri no kureba kugira ngo ibintu bigende neza. Twaje kureba doublure, akamaro kayo, iki ishobora kudufasha mu budozi ko nayo bikenewe. Tuza kureba imashini zisobanura n'akamaro kazo, kuko nta mwenda buriya ubaho utagira imashini, iyo wabaho waba ari izindi modeli. Nuko twaje kureba na tisi ikora, akamaro kayo kw'ibikenewe. Tuza kureba urwembe, twasanze bikenewe. Tuza kureba n'amapesi kugira ngo umwenda wacu umeze neza. Ipasi na pasaderi bikajyana. Kubw'ibyo rero turabashishikariza gukomeza kudukunda, mukatubaza ibibazo kandi mukanadushyigikira, ndetse mukibuka gukora subscribe. Igihe muzajya mubikora gutyo muzaba mwungutse mu bitekerezo. Tubararikira kuba mwebwe abakuru namwe urubyiruko, abo mwakwifuza kuba mwafatanya nabo, cyangwa se kuba mwazamura mu bitekerezo kugira ngo twifatanye mu bijyanye na Twige Kudoda TV, rwose bizaba ari byiza. Ubwo rero turabasaba gushaka imashini idoda, tuzabajyana turabereka cyangwa se tuzabereka undi munsi
imashini, amoko yazo, uko adoda, uko dushobora kuyifashisha kugira ngo ibintu bigende neza. Kubw'ibyo turabashimiye, dutekereza ko nimumara kumenya umusingi cyangwa se intangiriro y'ubudozi, ubudozi bwose muzaba mwabugezeho. Yego, ubwo tubahaye ikaze ikindi gihe kuri Twige Kudoda TV. Mugira amahoro n'ubumenyi bwiyongera.